byagenze gute kugira ngo utandukane na Madame Theogene? urumva si njye njyenyine Hari n'abandi se? urumva si njye njyenyine ni hafi ya twese, ni twese nako kuva ku kiriyo bagiye bamugira inama uko dusezerera akabona nyine we hari ikintu akiri kubona, akiri inkunga akiri kubona, vuga ati abana niba nkibona inkunga yabo ndabohereza mu buhe buryo. Mwabagabo mwe rero cyangwa ababyeyi cyangwa abapapa, niba mwumva muri abakristo mubabarira umuntu witwa mama Siya mu muha amahoro, mutekereza ati twebwe dupfaka, ati twe abagore bacu bapfakaye nkatwe abagabo tugapfa, kuko birashoboka ariko ntawe ubyifuza. Uko tuvuga mama Siya twirwa twamufasheho ijambo, natwe twakifuza ko abagore bacu birwa babavuga nk'uko twirwa tuvuga mama Siya ngo yirukanye inzahuke, yirwa zisabisha, mwirwa mumushakaho negativity gusa nta cyiza yigeze akora. Ese ubwo muvugishije ukuri aho harimo ubumuntu, harimo ubukristu? Ntabwo mushobora kugira ubumuntu ho gakeya cyangwa ubukristu iyi famiye mukayiha amahoro, byibuza mukaba abantu b'ababyeyi mukumva yuko ibyabaye ari ibyago byabaye, ariko mukamuha amahoro, byibuza mugashaka izindi kontenti ko zihoraho, ariko ibibi byose mubibona mwarurarwa. Mwamuhaye amahoro, abo yirukanye mwebwe mwacumbikiye abantu bangaye ngo tuvuge ngo muri ibitangaza mwebwe ngiye kubona mbona ku kiganiro kimwe cano imwe y'aba bantu bita ngo bamwe ngo ni abahanuzi abandi ngo ni abapasiteri, hicaho umukobwa titiri ivuga yuko ngo yari umukozi yirukanywe ngo mu rugo nta nteguza, ngo nta mperekeza, ngo bapfuye amafaranga. Ariko realite si ibyo byari biri mu kiganiro, ahubwo ni umuntu warerwaga kwa Asiya cyangwa se kwa Theogene Nzahuke. Murabizi neza iyi famiye, uyu mugabo wo muri iyi famiye akimara gupfa, muzi ibitero byabaye muri uyu muryango uko bingana, cyane cyane biturutse ku ba YouTube. Uyu mwana w'umukobwa yavuze ibintu byinshi, ukuntu habayeho uburyo ki bwo kugira ngo basubizwe mu miryango ngo bafashwe, ariko wamubazaga akensisita, agashaka gutsindagira buryo ki bashobora kuba barirukanywe nko ku gahato, bashobora kuba barirukanywe nta biganiro bibayeho, ari nta nteguza. Aba bantu uko mubizi Theogene ni abantu yagiye akura mu mihanda, ni hafi ya bose na kwanza bose ni abo yakuye mu muhanda. Urumva yari afite sapoti, yari afite abantu benshi bamukunda bakamuha ubufasha. Aba bantu ntekereza ko barengaga abantu 10 babaga muri uru rugo, nk'umugabo akanakora n'umugore wenda akagira utundi tuntu akora, nta mafaranga aba makeya, ashobora kudakora ibyo bintu byose bezo yakeneye mu rugo, ariko nubwo yakishyura utuntu turi aho tworoheje cyane. Nuko umunyamakuru ntamwicaje, ntashatse kumubaza iby'ubuzima bw'uriya muryango. Umwana amubwira ati rero twagize abanyamakuru batwishyuraga amafaranga kugira ngo tuvuge ibintu byo mwarura rugo ariko mu buryo kiburi negative. Urumva ati turacikwa natwe turabivuga, ariko mu by'ukuri ikintu kiriho, uyu mwana yageze ahavugisha n'ukuri, avuga yuko bakiri ku kiriyo abantu babwiye mama Siya ngo aba bantu uhita ubirukana. Mama aravuga nk'uko mwabyumvishe muri ya video ati ntabwo nakirukana abana mu gihe nkibona iki ubufasha. Uyu munsi rero ntabwo akibona. Niba uyu munsi wenda ntabwo akibona cyangwa bwaragabanyutse, wansobanura ukuntu umuntu uzi ukuntu imibereho ihenze muri iki gihugu, fata amafaranga uriya mugore wenyine yinjiza, ufate bari abantu 10 uyafate ugende uyahahishe stoke, abantu bamenyere ibyo kurya, ibyo kunywa, kurya, kuryama, ibintu byose ubimenyere bari abantu b'abasore n'inkumi bangana kuriya. Ntekereza ko bakabaye bashima ibyo babakoreye mu myaka babibakoremo umugabo akiriho, ariko umuntu wese asohoka mwarura rugo ngo abanyamakuru bakabafatirana bakavuga ngo harimo akantu, ni muze kandi bakaza gusebya iyi famiye. Rero biratangaje kubona umunyamakuru yicaye akazajya amushyeshyereza akamubwira ngo none se ngo ni we wenyine ngo birukanye, ngo hari n'abandi, ngo byagenze gute se, ngo ngaho tubwire, ngo dore ngo n'ibikapu ngo ngibi, ngo rwose ngo avuye mwarura rugo, ngo ubwo natubwira uko havuye. Uko yahava kose mu buryo bwari bwo bwose, ntekereza ko ubufasha aba bantu bahawe
igihe nibishaka yari ariho. Ntekereza ko bwari buhagije nk'amwe nk'abantu b'abapasiteri cyangwa ngo abahanuzi muri uwo mujyo. Ibi birantekeza ko hari ahantu ivuga aho gufasha imfubyi n'abapfakazi. Urumva, mwebwe kugira ngo mumuvuganire mwirwa mumutera agahinda, reka mvuge gutyo, mwirwa mumutera ubutero shuma, mwirwa mumushakaho ibintu bibi. Ubu mwabuze content mwa pasiteri, cyane wowe ngo Justin n'abandi bitwa ngo niba ari ngo apana Justin, wowe witwa ngo ni Ezekiel, ariko na Justin azamo ndetse na Claude, abo bantu uko ari batatu. Muribuka igihe umuntu witwa Pastor Claude ajya kwa Madame Theogene, nibwo umunyamakuru umwe ngo yahamagaye uyu mwana w'umukobwa ngo aramubwira ngo ngwino dukore inkuru, amubwira n'ibyo ari buze kuvuga ngo amuhe amafaranga. Uyu mwana ngo abona biruze ko affect iki abana b'abanyeshuri baba kwasiye, kandi ngo bageze igihembwe cyo gutangira cyenda kugera. Urumva, rimwe bagakora ibiganiro ibindi bakabireka, ariko mu by'ukuri bigaragara yuko ibi bintu ari ibintu biba byapanzwe kugira ngo abantu bakomeze bashegeshe iki uyu mubyeyi. Njye ntekereza yuko ku giti cyanjye ntacyo atakoze n'umugabo we, ibyo yakoze abantu bari bakwiye kubishimira, abo yagiriye neza bari bakwiye kubishimira, ariko bacunga umuntu wese usohotse muri uru rugo bagashaka kumukoresha ikiganiro. Niba koko muri abakristo, niba mwubaha Imana, kuki mutavuganira ahubwo uyu mugore? Niba muzi, ese byibuza ntabwo mushobora kugira n'ubumuntu? Ni umuntu yakosa ibyo byo kuvuga ngo amajwi ngo yarasohotse. Ni umuntu yakosa, ni umuntu yatana nk'uko namwe mwatana. Ukiriho uri umukandida w'ibyiza ndetse n'ibibi, uri umukandida wo kubaha Imana, uri umukandida wo kugira gute, wo gukora n'ibibi ku buryo rwose utana ugakora ibyaha. Ejo uvanga amajwi ngo nawe ngo yabihaye iki, muramwatatse ngo ni indaya, muramwatatse ngo yirukanye abana, muramwatatse ngo asabisha imfubyi kandi zitakibiwe. Nk'abantu mwe, byibuza muri mwebwe mwirwa mumwataka, mwebwe mwita abapasiteri n'abahanuzi, nta bandi bantu bajya babakoraho ibiganiro bano bamama kenshi. Urumva, yaba uyu nguyu Madame Theogene, yaba Pastor Mutesi, yaba na Mama Charlene, abantu bakunda kubakoraho ibiganiro ni abantu batatu: umuntu witwa uyu ngo ni Ezekiel, umuntu witwa Justin, umuntu witwa Claude. Urumva, mu by'ukuri mwebwe muzavuga umuntu mwafashije nk'amezi 2 akaba iwanyu, mukamumenyera buri kimwe, nk'uko uyu mama Siya yabibamenye, yaba umugabo we ariho atakinariho nk'uko yabikoze. Mubone kuza mumwataka, mumushakira ibinyoma umunsi ku munsi, mumushakira ibinyoma, ibibi byose yakoze, ibyabaye n'ibitabaye, ibihimbano bya buri munsi, ngo kugira ngo mwumvikanishe yuko badashobotse. Muri abantu, muri abagabo, murakuze, murubatse, muri ababyeyi. Mwebwe muzabanze mwishyire mu mwanya w'umuntu witwa Asiya, muvuga ati ariko nk'ubu jyewe umugore wanjye njyewe mpfuye, umugore wanjye agasigara, ibintu nkorera Asiya nakifuza ko umugore wanjye abikorerwa? Ibintu nkorera Mama Charlene wabaye umudivorce, ese nakifuza yuko umugore wanjye bimukorerwa nirwa mwataka gutya? Ibintu nkorera Pastor Mutesi mbaye umudivorce, nakifuza yuko umugore wanjye bimukorerwa gutya? Hanyuma numara kubitekereza, umbone kuzajya wirwa mwataka abagore mwabagize content ntabwo zabuze, ahubwo hari abo muhoza mu kanwa kanyu ku mpamvu abantu batazi, kuko content buri gitondo haza nka content 5 i Kigali, ariko murabataka mwabonye rero mugomba kwataka. Ariko niba muzi ubwenge, niba muzi ko umubiri ari umubiri, niba muzi neza igikomere cyo gusenya cyangwa cyo gupfakara, mureka aba bagore mubaha amahoro, mwishyire mu mwanya wabo, mwumve yuko mushobora kugira ubumuntu n'ubukristu, abantu mukaba amahoro, mukabaha amahoro. Kuko Asiya ntacyo atakoze, ikindi bari abana ntiyababyaye, ikindi bari abana si bene wabo. Icyo yagombaga gukora nk'umukristo yaragikoze we n'umugabo we, na nyuma y'aho umugabo apfiriye hari ibyo yakoze kandi byinshi cyane. Nimububahire ibyo, kuko mwebwe ntawe tuzi mwabigiriye. Muri kumva neza? Kandi bamwe muri aba mwebwe mwagiriwe neza, nkawe wowe ngo Justin, urabizi neza ineza Mutesi yakugiriye, ariko ucunga warwaye ugatangira kuniha ngo abantu bose navuze, ngo abantu bose nakoshereje, ndabasaba imbabazi. Rwose usabye imbabazi arazihabwa, nawe bazaziguhe. Ariko mujye mucunga ibyo muvuga, mumenye aho mubivugira n'igihe mubivugiramo, mumenye ko muba mukomeretsa abantu kandi namwe byabageraho. Kandi ntekereza ko mutakifuza yuko namwe babataka kuriya. Mujye mwubaha abantu, mujye mwubaha Imana, mwubahe n'abantu, mugire